nabaye bakinnyi agomba kubanza mukavuga ngo aba bantu 11 niba ushaka 11 muri 11 agomba kubanzamo. ubundi umutoza Darikonovic akoze kipe igororotse ya fresh itari mikosa na rimwe nyine yayindi uvuga ati umufana aje ku kibuga respectinga kureba match imeze neza wenda dutsindwa ari iby'umupira ariko nta makosa y'umutoza turi bwitega. Izamu ryanjye narishyiramo Pavel Inzira akarobya mu izamu, kabiri nkagashyiraho Byiringiro Gilbert ku mwanya wa kabiri, gatatu nkashyira niyo mugabo Claude no mu Rwanda uko twaba tuyafite yose awakandiraho. Reka tujye no kuri Kiyovu APR umbwiye uko byaba bimeze. Kiyovu Sport yawe se ya uko mvuze ngo yawe nuko muri abaturanyi ari ukundi nta kibazo tubwire. Kiyovu Sport urabona ikibazo cya mbere ifite na mikoro. Urabona kuva mvukiye Juvenal Rura wari perezida wayo yagendamo, abandi bayobozi baje kuyifata bagenda bababaye kububona nta mikoro barekura. N'ikindi kibazo cya kabiri gikomeye hari ibihanirimo, hari abakinnyi yatinze kwishyura noneho FIFA iraba nongeye kubaha ikaze mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi kuri Yego TV. we wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ko wakora subscribe ukajya ureba ibiganiro byiza tukugezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero uyu munsi ndi kumwe n'umujene umeze neza cyane muri uyu mujyi wa Kigali. Kunde boy oya byemere bana, ikibazo cyane ntabwo ujya wemera. Oya ndaho nk'abandi bajene bose. Tuguhaye ikaze kuri Yego TV. Asante sana brother. WhatsApp ivuge kwa kuno ujya wivuga ko ibisanzwe nitwa Rukotana Erich Konde boy. Umeze ute baba? Ndakubona kabisa. Nyuma y'iminsi myinshi n'iki kinini mane tutabonana. Ewan spin a long time bro. Meze neza. Ya ndikuri yabahagaze. Oya ni ibisanzwe ni kabya. Nagira umbwire aya mazina wise undi wayakuye kuti bitari ibanga. Ya bitari ibanga urabona ubundi Rukotana n'izina nkomora kuri sogokuru Konde boy ho muramuzi ni mukuru wanje. Kuva muri Wasafi se. Kuva muri Wasafi gukomeza pare Dar es Salaam. Rukotana n'izina ukora kuri sogokuru wawe cyane. Kuki wahisemo kwita Rukotana ari izina rya sogokuru wawe? Ababa urumva twinjiye mu Kinyarwanda neza Rukotana urumva bivuze ibintu byo gukotana muri make kutemera gutsindwa to gukotana mpaka ugahatiriza mbega kutagivinga up ukagoma ugapushinga. None ibintu bya ukora buri munsi gutsindwa n'ibijya bigana gutsindwa si imanika ndakomeza mpaka gutsindwa byaho gutsindwa nabivamo gutsindwa nabivamo. Meze neza wambaye neza. Meze ne urakoze kabisa. Ninde ukwambika ariko bitari ibanga ubone n'icyo kwambika. Oya tavugisha ukuri ninde ukwambika? Oya ndiyambika nta mukopine mfite nta haki ndiyambika. Ko mwari umukobwa murimo munarya hita kubarizwa. Oya bireke oya ndacyari wa wundi wamenye imbere. Amakuru ndafite hari umushiti wawe navugira no kuri izi mikoro arizana ari yarambwiye ati Rukotana uzamushaka numwe mu bajene bameze neza muri iyi minsi noneho. Ubwo koko se arahari umwe mu nshuti zawe za hafi. Urumva wasanga yaranyikundiye ariko atarabimbwira akaba nyirata. Kari muganira umunsi ku munsi bro. Wasanga nyirata biraho tu. Konde boy urabizi baba bihari ntabikubwira wowe umuji wanjye kuva zamani bro. Ndabizi akungwa no muri ushano no kunyibeta abantu nubimbwire simenye aho biba byabere. Ntabwo nahindutse ndacyari wa wundi wawuzi nakubwira everything kabisa. Wari ugiye mu bikisi man uri mu bantu mani A1 nahize nemaze kugira ngo umuntu agufatishe ni inamba. Biragoye muri uyu mujyi urumva utamvugishije cyangwa se nkaba ndi gutembera tugahuza biraho kumbona bisanzweho byagora bari kwa kwihiringa bisanzwe byacu. Amakuru agezweho se muri iminsi none ayahe
mu byamamare nyarwanda ndabizi nawe nujya wiburira mu byamamare nyarwanda nanjye mba ndaho kabisa. naye makuru agezweho hano mu Rwanda noneho ibyamamare ubuse uretse inkuru zifasha ziri ku mihanda ziri kuri iyi mihanda y'inaha uretse kukubwira kuri album nshya ya Bruce Melody na album ya The Ben ndumva ari byo bintu byadanje biri kuganirwa nta tundi dukuru turimo turavuga hano ku mihanda na rwa rubanza rwa baba baby bakoze ibishitani by'amacupa aho ngaho Heineken ese nawe wabyumvishije buri Heineken ubyumva vuba ndakuze ntabwo nywa Heineken utaneza abantu uyu urabyumva ndabizi wenda se biracya urubanza nyine rutegereje imyanzuro yabyo ababiryozwe tu. ari niyo makuru uri kubona arimo aravugwa muri iyi mihanda ya Kigali ndumva ari ya trendinga muri iyi mihanda ye hirya ya Kigali se hiryo mu tundi turere n'andi makuru ari mu tundi turere urumva kandi makuru abari nk'abahanzi se cyangwa abandi bajene bakiri upcoming bataraba abastar byadanje ku buryo urumva uretse nk'umuhungu ubikora neza witwa Bigini Beat buriyo za Nyamasheke namutere yambu ni umuhungu wanjye. Bigini Beat ni umuhungu wawe se? Bigini ni umuhungu wanjye n'undi mujene witwa Boni B ndakeka uramubona. Boni B ko ntari kumukuru Frere wa Puff G wa Puff G na wibyara bameze neza cyane abatwika abantu ubusanga amasho yateguye nyine. Bigini Beat ari kwenda muzi n'umurasta bya Bigini Beat ni muzima bameze neza ariko mu masore bari Nyamasheke ngo bari ku mazi za Nyamasheke ngo ameze neza abadutamo utuntu tw'udufoto turahanzaza kukureba Nyamasheke dukorana ikiganiro bro ubireba iki kiganiro nzazana na Rukotana ni ukumureba Bigini Beat niba atarahindutse naho ubundi urumva kwa ruko kabisa. mu buzima busanzwe sonoro ugiye mu biki muri iyi minsi none? Mu buzima busanzwe nk'undi mujene wa Kigali arabyuka akihiringa uba utakwirata cyangwa kwiyemera akazi kose ndatumika akazi kose uratumika wenda kansaba ibyo mfite cyangwa nanjye buryo mvuga ati hano na fitingamo neza. abandi batarama wese bari kubarizwe ko abandi bataramu nk'abo twiganye abasitari bagenzi bawe areka abasitari urumva abasitari bawe abasitari urumva abasitari mwabaga muri kumwe benshi cyane nawe ugiye uzi urumva Davis Alfonso Davis DJ Gisate undi musitari wakonaga muri kumwe nawe ninde? Minisitiri ari kubarizwa Kamembe nawe ameze neza. Ntuze Davis we Davis nawe ari mu mujyi wa Kamembe urumva nawe ameze neza. Ariko ngo nawe bari mu basitari ngo bazimye batakigaragara. Barazimye muri imihanda iyi minsi baratuje cyane wenda. Abo nibo babiri mu basitari mwabaga muri kumwe se nta wundi bitari ibanga nawe ni musitari mwaba muri kumwe. Hari ako twari tuyoboye tutarenze batotura nawe nanze kukugarukaho kuko uri kabuhariwe birasi aho urebye abari bafite izina rifatika umuntu bita Davis Alpha Gisati DJ Gisati mubi cyane nawe igaragaze muri yigaragaza agire ndabona atangiye atuje cyane muri uyu mwaka nagira uko abigenza kabisa. Nabandi bataramu mwari kumwe bose bagiye bazimira nkaho bita ba John sinzi hari abatipe benshi bazimiye bro. Ako bahugiye mu bicyunda babajama bose. Bahugiye mu bari mu gukora bari gukora nta wicaye. Nta urazana umugore ze? Kareba umugore ibyo baracyari nkatwe twese. Amakuru mfite ngo iyi minsi wari umaze warabuze ngo ushaka ko hari umwana ngo umeranye neza. Umwana bihari ntabwo nabihisha nakubwira. Ndaho ndi kwiyita kwari umuntu nawe wampaye amakuru ambwira ngo impamvu Rukotana atakigaragara washaka ngo hari umwana ngo yaba yarateye inda muri iyi minsi ngo akariyo mpamvu batagishaka kwigaragaza ngo mu bintu bya social media kuko nzi neza ko uri mu bantu bafite abantu benshi bagukurikira kuri IG ndetse no kuri Facebook uri hejuru cyane uri hejuru cyane. Umutarama arambwira ati Rukotana ni kubwo atakigaragara hari ibindi bintu byinshi inyuma ndamumaze ati semeze bitatu muvandimwe ati hari umwana yabameranye neza wasanga ubwo yarakozeho wasanga yaragize bataragira nibyo sibyo mu mpamvu nanagutumiye none kuri Yego TV kugira ngo ubwire abakunzi bawe ahantu wari umaze iminsi ibyo wari urimo
icyo kibazo umbajije reka mbanze nkigire kiriya abaye ari byo urumva umwana n'uwo mugisha ntabwo namwihakana mu itangazamakuru ariko siko bimeze ndacyari wa mujene uranda ndacyasacinga ahubwo hari n'umukunzi wakurikira iki kiganiro n'iki yakandika muri comment aho ukota nawe yambabarira nibyo baba ugiye kumbwira ko nta mukunzi ufite se oya rukota uri grand frère wanjye sinakubeshya ahari nabivuga aya wiza kubimbwira mu gikari bivugira kuri kamera oya ndi oneya ahari urumva naba ndi proud yiwe yabyo kabivuga ku buryo yanareba iki kiganiro okay yava ati mfite umuntu unyemera kandi unyirata akaba atabihisha urumva nabishyira public bakabimenya bose aha aho reka tuhave dukomeza ahandi rukotana uri umwe mu bantu bakunda APR cyane pe ewana uretse kuba uri n'umufana ushaka kuri no mu bantu ngo bagire icyo bagatangamo ni bagatanga prime bagatangamo na prime niko ndabizi neza mu Rwanda ufana APR match yabaye kuri pere aya ngo buri Kigali pere mbampa no mu bintu nkora urabona umweru n'umukara ntugiburamo biri urigaragaza ugiburamo ho naba mbese kuva zamani aha APR simperuka ubushize ari yakiniye APR ejo twaraye dutsinze Kiyovu mwari mutsinze Kiyovu 2 kuri kimwe match yari imeze guterero ya APR udutemo uyu munsi equipe ya Kiyovu Sport urabizi iri ku mwanya wa nyuma wa 16 n'amanota 12 ejo twagiye gukina twe turi ku mwanya wa kabiri twarusha Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere yaturushaga amanota 5 ni Kiyovu Sport yaje ifite imbaraga ifite motivation urumva yashakaga gutangira fazare ishaka uburyo ki yabona amanota gatuma uva mu murongo utukura bidatinze yatubanje igitego ku munota nk'uwa 30 biradukomerana ati karabaye turakonye stade twari twayuzuye ako bidatinze umugande wacu bita Dennis Omedi yaje kutugarura mu mukino arishyura yadukomerezaho ritime y'umukino kigenda izamuka niko APR yagenda gishyuha urumva harimo n'abakinnyi bashya bari bataramenyerana nyine wenda condition physique neza imere neza ariko bidatinze Dennis Omedi yaje guterekamo igitego cya kabiri kiduhesha amanota 3 turiruhutsa tubona turawucyuye Kiyovu igumigwirirana nyine aharinde mukatu nuko twawucyuye uyu munsi ndagira ngo tuganire ku makipe nkani ubona muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda afite performance nziza ubona uvuga ati nimba ari APR Rayon ifite abakinnyi abanaba nimba ari Mukura nimba ari Kiyovu ndagira ngo wowe uduhe iyo shusho ndabizi neza uri mu bantu b'abahanga bakunda gukurikirana iby'umupira turajya no ku mugane w'Uburayi uduhandi makipe nayo ubona unaduhe n'ishusho y'abakinnyi imyitwarire yabo ubona kabisa muri Rwanda Premier League ngerageza kureba match zimwe na zimwe zikomeye urumva ngendeye nko kuri performance y'amakipe Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere iraturusha amanota Rayon Sport rero ni equipe pe urabona mu minsi yarishize uretse ko umutoza wabongereraga physique yaherukaga gutandukana nayo ariko ni equipe yataka kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma ntabyo kudefanda noneho kuri attacking line yayo ifite abakinnyi nka kapiteni wayo Muhire Keve uramuzi ni mubi cyane noneho bafite umwataka witwa Farenganye naho amarira mwizamu n'umuwinga nka Haji w'umunyarwanda naho abaterekamo ibitego bo bita Adama Bagayogo ni mubi nawe ndamwemera ni mukeba wacu ariko ndamwemera uramwemera ya urumva Rayon Sport iturusha mbega ritime y'umukino buryo itangira ibirimo neza mbega muri iyi shampiyona y'u Rwanda ubona kare equipe domina equipe yose bakinnye twaje ku ikipe yawe none equipe yanjye rero umutoza simwemera neza urabona dufite umutoza akinisha abakinnyi rimwe na rimwe umukinnyi mu mwanya utari uwe se burana narayinapa abanzamo iratungurana kenshi ntabwo byemeranya n'abasesenguzi benshi gute dusesengurira aho ngaho none sasa sinumva ukuntu ufata Tuyisenge Arsene ukamukinisha nka namba 9 hari umwataka nka Mamadusi na Mbawoma uri mugaruka mba numva
ku bigwi bya Mamadusi nk'umukinnyi uba ukinira nasiyonari ya Mauritania, noneho gufata umuwinga nka Arsene w'umunyarwanda kandi uzi utarigeze akina namba na yine na rimwe, urumva uba urimo bivangavanga, hari uburyo uba ukereye impaka zitari ngombwa. Urabona nk'umutoza wa APR, niki ubona akwiye gukora kugira ngo akore improvement muri APR, kuryo uvuga ngo aba bakinnyi muri mite ya mbere yababanzamo kugira ngo ikipe yacu ijye ibasha kuba yatsinda neza ibona ibitego? Ubundi muri APR umutoza wacu agomba gukora ekipe igoroye neza, buri mukinnyi byonyine urebye karite dufite, ufasha umukinnyi ukamukinisha ku mwanya we nta byo guhengeka, kuko buri mwanya tugiye dufite karite kandi nziza. Nkeka ko muri iki gihugu ari twe ba mbere kuri karite nziza. Buri wese umupanze mu mwanya we ekipe yatsinda neza, ntabwo bigoranye, kuko na Sabu urebye kuri bench tuba dufite abakinnyi ku buryo ubanjemo n'usimbura usanga nta kinyuranyo kinini kirimo, urumva byatworohera. Icyo nshaka ko tugarukaho ni kimwe, nk'abakinnyi nka bane nko kuri defenseri, nzi neza ku bintu bya match ubisobanukiwe neza, nabaye bakinnyi agomba kubanza mukavuga ngo aba bantu 11 niba ushaka 11 muri 11 agomba kubanzamo. Ubundi umutoza Darikonovic akoze kipe igororotse ya fresh itari mikosa na rimwe, nyine yayindi uvuga ati umufana aje ku kibuga respectinga kureba match imeze neza, wenda dutsindwa ari iby'umupira ariko nta makosa y'umutoza turi bwitege. Izamu ryanjye narishyiramo Pavel Inzira akarobya mu izamu, kabiri nkagashyiraho Byiringiro Gilbert ku mwanya wa kabiri, gatatu nkashyira Niyo Mugabo Claude, mu mutima wa defense ngashyiramo Alioune Suwane, ngashyiramo na Niyijya na Clement. Kuri gatandatu nkashyira umukinnyi bita Dauda Yusuf, kuri karindwi nkashyira umunyarwanda Ruboneka, yego. Ku munani nkashyira Richmond Lamptey, ku icyenda nkatereka Shene Watara, noneho 11 nkatereka Denis Omedi. Abo ngabo napanga mu ikipe yanjye kandi ndabizi yatsinda. Niwango APR ikoresheje abo 11 babanzamo, amanota twafite, amanota mwamuyafite, agakipe kazashima muri andi makipe yose Rayon Sport za Kiyovu zose duhangana ku rwego ruri international na mu Rwanda uko twaba tuyafite yose awakandiraho. Reka tujye no kuri Kiyovu. APR umbwiye uko byaba bimeze. Kiyovu Sport yawe se uko mvuze ngo yawe nuko muri abaturanyi ari ukundi kuyikunda. Nta kibazo tubwire. Kiyovu Sport urabona ikibazo cya mbere ifite na mikoro. Urabona kuva mvukiye Juvenal Rura wari perezida wayo yagendamo, abandi bayobozi baje kuyifata bagenda bababaye kubona nta mikoro barekura. N'ikindi kibazo cya kabiri gikomeye, hari ibihanirimo, hari abakinnyi yatinze kwishyura, noneho FIFA irayibaninga yemerewe kugura abakinnyi. Urumva n'ugupfundikanya ubu Kiyovu ntabwo ishobora kugenda igura abakinnyi hanze bazane, yafatiwe ibihano. Ni nacyo gituma nabo mu gihugu nishobora kuba yayama, ntabwo byemewe. Urumva iri gukoresha abakinnyi yari yaraguze mbere n'abandi bato wenda yagiye kura muri junior yayo. Urumva biragoye, nicyo kiri kuyishyira ku mwanya wa nyuma. Nibyo bibazo ifite cyambere cyo nakubwira ngo iramutse ikuruye ibyo bihano nibiramuka birangiye tukagira amahirwe ikabitara ducika isubire muri second division, izarukirita abakinnyi yongere. Rokotana, ndagira ngo utubwire no ku yindi kipe yindi, kuko rumaze kutubwira amakipe atatu ahagaze neza, unatubwira n'imbaraga yashyiramo kugira ngo abashe kuba yakomeza gukora performance zo kuba yatsinda ibitego. Tugiye ku yindi kipe yacu Police. Urabona ekipe ya Police FC ni ekipe ikomeye, urebye abakinnyi igenda igura amaprofile bafite,
aba ari abakinnyi bakinira ama ekipe yabo y'ibihugu. Urebye n'amikoro amafaranga barimo ni ya kipe utazumva ifite ibirarane rekritoma bazibonera igihe imishahara byose. Ariko ikibazo cya polisi urabizi nta bafana igira. Ubusanga oya nta bafana igira. Polisi igira abafana bro. For sure nta bafana. Wari urahura n'umufana wa polisi. Kandi nyambabona kuri stade habereye match polisi. Abubona ni kuriya APR ikina na Rayon, ni kuriya APR ikina na polisi. Noneho abafana ba Rayon bagashungera APR bagasupportinga polisi. Cyangwa polisi yakina na Rayon n'ubundi aba APR natwe tugashungera Rayon ugasanga turi gusupportinga polisi. Ariko ubundi nta bafana bari Rayon wavuga polisi igira kabisa. Biri mu bituma nyine abakinnyi bakina uko babishaka nta ubapushinga. Nta pressure yumva ngira ngo babashyira kuri pressure kuko baba bishyuye babaha n'amafaranga. Baba bishyuye ariko udafite umufana uri bukuvugiriza induru ku buryo utsindwa kababara. Ya nyine umutoza w'ikipe nta kintu abikoraho se. Mashami nosubu koko umusa erega umufana buriya ni kimwe mu gice gikomeye cyane cy'umukino cyangwa cy'umukinnyi. Urumva abafana bamotiva abakinnyi kuri bakoma ingoma bakoma amashyi byose ubusanga bibasupportinga. Ariko urumva iyo support y'abafana polisi iri no mu yizonga cyane kuba idatwara ibikombe. Ni ya kipe ishobora gutsindwa ugasanga mu Rwanda ntawe byarakaje. Ariko Rayon Sport cyangwa APR abafana bakwica uzike kipe itsindwa no kurya umuntu bikamunanira. Abafana polisi nta muntu yarazi ijoro ngabure kurya. Ubona polisi ifite ikihe kibazo? Ni ikibazo cy'abakinnyi ikora ikinisha b'abanyamahanga. Harimo ikihe kibazo muri polisi? Ngewe ubundi ibibazo mbona nko muri polisi ni bibiri. Urebye utubwire n'impamvu yejo bundi yatumye cya Hero Day sibyo? Yes, Heroes Cup. Heroes Cup. Ya polisi ikibazo cya ngewe mbona pe uriya Mashami Vincent usanga ari umuntu kumanaginga vestiaire biramugora. Ubusanga hari nk'abakinnyi ushobora kubona ukabona abamurusha izina. Urumva polisi nibura ibonye nka wa mutoza w'umuzungu uvuye hanze akaza agatoza abakinnyi nawe ariko ufite profile y'ibigwi yakoze. Wenda yarasubiye hasi akaba ari no kuzamura nizo za polisi kugira ngo byama performance nziza. Niba ari ibyo na Jimmy Morris yatoje Amavubi nose tumuhe polisi. Oya ubusanga equipe ngiyi nyine ifite abakinnyi bakomeye bafite ama profile bakeneye na wa baba nibyo nakubwiraga equipe ya polisi ubundi urebye performance yayo umusaruro nke nifite ubundi nge nkubara ku bintu bibiri. Icyambere urabona nibyo nakubwiraga umutoza Mashami Vincent ubona ko kujera no cyangwa se kumanaginga vestiaire ya polisi ubwayo ni ikibazo. Hari nyine ubusanga ari abakinnyi bisa nkaho bamurusha profile urebye aho bavuye. Wenda ntagende no mu mpapuro cyangwa amarisanse Mashami Vincent afite yo gutoza unatari ku rwego rwa polisi kuko polisi ni akipe iba yashoye amafaranga menshi ikagura abakinnyi bahenze. Nta n'ibirarane bya polisi yo twumva by'abakinnyi bayabonera ku gihe. Abakinnyi bari bakinira ama ekipe y'ibihugu byabo nyine byonyine Mashami Vincent nge mba mbona nk'urwego ariho rw'imitoreze. Nibura yagakwiye gutoza nk'aya makipe adafiti atarwanira ibikombe se nka za Musanze za Gasogi na za Espoir nazo urazizanamo se ko Espoir iyo yararindimutse sindi buyigarukeho. Aho urabona polisi Mashami Vincent ni wa mutoza ushobora gutsindwa imikino ine yikurikiranya muri polisi kandi afite abakinnyi ntacyo yabuze bimwe byose nagarutseho. Urumva rero muri make buriya ekipe ya polisi urwego rwa Mashami Vincent yararugaragaje. Umuntu utarapa fomingi uzarika rumenyine ewana ku buryo ashyira igitsure ku bakinnyi bikagaragara ko bamwubashye ko bamutinye kandi wa mutoza ufite profile ufite andi yakoze ibigwi yarwaye ibikombe. Apana nk'aba ba Mashami nyine ububona batageze kipe kurundi. No kuvuga ngo mu kibuga muri 11 babanzamo muri polisi bihagaze neza. Ikibazo ubwo kiri
ndumva ibyo mu Rwanda bikomeje kugorana, reka tujye mu Bwongereza naho turebe naho uko bimeze naho. Mu Bwongereza urabizi njye sinihishira umufana wa Arsenal. Ndabizi kuva kera wari umufana wa Arsenal cyane. English Premier League nuko wenda muri iki cyumweru ihagaze ute none? ariko twe Carabao Cup na FA Cup twarasezerewe. Urabona ko Liverpool pe iraturusha byose, kandi n'ikindi twagize imvune zidasanzwe pe. Ibaze Declan Rice yaravunitse, Thomas Partey yaravunitse, kapiteni wacu Martin Odegaard nuko Bukayo Saka twagenderagaho yaravunitse. Urumva mbega ugendeye kuva uyu mwaka w'imikino watangiye iyi season pe twahuye. Uyu munsi nagutumiye kuko uri umwe mu bantu b'abahanga dufite mu bijyanye n'ubusesenguzi, mu bijyanye n'imikino yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nabaye bakinnyi babiri mu Rwanda ubona uyu mwaka bawutangiye neza. Uyu mwaka urebye muri Rwanda Premier League umukinnyi urimo wenda na statistique ze zirivugira cyane ni Fare Ngange, umwataka wa Rayon Sport. None ngiye nko muri APR undi mukinnyi bita Denis Omedi nubwo twamurokise muri uku kwezi kwa mbere, ariko urabona ko kabisa atangiye neza, nawe tumwitezeho byinshi. Mu Rwanda nabo babiri na aha tugiye hanze y'u Rwanda ku mugani w'Uburayi, Arsenal yawe noneho. Arsenal yanjye nubwo bitoroshye ariko ubona ko Kai Havertz agerageza gupushinga gake gake, wenda niwe tuba twitezeho byinshi hamwe na kapiteni wacu Martin Odegaard. Liverpool ni umwe. Liverpool urebye yo ifite karite nyinshi, irirayinga nko kuri Mohamed Salah we ni ibisanzwe. N'undi mukinnyi urimo nemera bita Cody Gakpo, wenda mwemera cyane kabisa muri Liverpool. Wakoze cyane uyu munsi, wakoze kwitabira invitation kwe twaguhaye kuri Yego TV Rukotana. Yes baba. Byari iby'agaciro kubana namwe, kandi namwe mwakoze kuntumira kuri iyi platform yanyu. Nasaba inshuti zanjye n'abandi bamfollowinga duhurira ahantu hatandukanye bareba iki kiganiro, kandi bakoreshe no mu yandi magroupe bagiye babamo. Turemera umuhungu wacu baba, ibyiza biri imbere kabisa. Merci brother. Uyu munsi nandi kumwe mwite nk'umustar, mwite nk'umwinfluencer, ariko ni umwe mu basesenguzi dufite b'abahanga b'abajeni basesengura ibya match. Niyo twari kumwe uyu munsi, bamwita Rukotana, ngiye banyita Baba. Ciao ciao.